di bifo enema. Shedizala kota enema. Belesiki fo menesta igre. La taza widi bini fo enema. Hala widi zala kotele mangazala mone faigre. Ndumva Imana igenderera ubuzima bwawe. Ndumva Imana iruhura ubuzima bwawe. Ndumva Imana ikora kuri icyo kibazo. Ndumva Imana ikora kuri ubwo burwayi. Ndumva Imana ikora aho ngaho utatekerezaga. Naje kuguhanurira, naje kurenga hirya y'icyo kibazo. Narebye hirya y'icyo kibazo, sanga habitse y'umunezero wawe. Narebye hirya y'ubwo bugumba, sanga hari y'umwana wawe. Narebye hirya y'uko kugumirwa, sanga hari y'ubukwe bwawe. Narebye hirya y'ibyo bihombo, sanga hari y'ubucuruzi bufatika bishoboka ko warangura ukanagenda ukajya na za Dubai. Narebye hirya, ntabwo ngewe ndi kukurebera muri icyo kibazo, ntabwo ndi kukurebera muri icyo gisuzuguriro, ndimo ndakubona urundi wundi. Tubanje kubasuhuza abakunzi ba televiziyo yacu. Imana ishimwe ko yaturinze ndetse namwe ikaba yabarinze. Twese tukaba turi bazima, tukaba twongeye guhurira hano kuri televiziyo yacu, twese duhumeka umwuka w'abazima. Imana ishimwe. Birashoboka ko waba ufite ikibazo mu buzima kitakoroheye, ikibazo kigoye, cyangwa se usenga uvuga ati Imana intabare, Imana igirire neza, hari ibyo ubona bitagenda neza. Ariko ndagira ngo nkutangarize ko Imana yacu ishobora byose, kandi mu byishoboye no kukugira neza nabyo birimo. Imana ishimwe. Rero nawe uri muzima, ufata akanya usengere bari abagenzi bacu batameze neza, kugira ngo na Imana ibagirire neza, ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Twakiriye umukozi w'Imana dukunze kubana, tuguhaye ikaze. Murakoze. Yego. Nagira ngo ntanga amahirwe ku muntu ukubonye bwa mbere. Birashoboka ko hari umuntu ugiyeho agahita kubona, utwibwire. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Mushimiyimana Jean de Dieu. Ndi umupapa, mfite umudamu n'umwana, ndi umukristo, ndakijijwe, ndajya mu ijuru. Imana ishimwe. Haleluya. Tunejejwe n'Imana rero kukwakira. Uyu munsi tugiye kubana mu ijambo ry'Imana. Birashoboka ko hari abantu badukurikiye bafite imitima ihangayitse. Birashoboka ko hari abantu badukurikiye bafite ibyago. Birashoboka ko hari abantu badukurikiye bamaze igihe kinini cyane basenga batarabona ihumure. Mu ijambo ry'Imana rero habonekamo ihumure rihumuriza imitima y'abantu. Kandi tuzi ko Imana yagiye gukoresha kenshi mu murimo w'Imana. Kenshi wasengeye abarwayi bagakira, ni kenshi wasengeye abantu bafite ibibazo bigasubizwa. Rero uyu munsi ndashaka ko wongera ukatuganiza mu ijambo ry'Imana ndetse ukanasengera abo bantu kugira imitima yabo ibohoke. Ariko ndagira ngo tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe kandi tuyobore muri iki kiganiro tugiye kugira. Amen. Dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana ikiranuka muri byose, ndagushimye ndaguhimbaje yuko wongeye kutugirira icyizere n'ayandi mahirwe. Ndagushimye ndaguhimbaje yuko wongeye kudukandagiza imbere y'ubwiza bwawe Mwami, ngo twongere twamamaze ivugabutumwa, tuvuge gukomera kwawe, tukuvuge tukwamamaze tukugeze hose. Izina ryawe Mwami rishimwe kandi rihimbazwe kandi rihabwa icyubahiro. Uyu ni wa munsi waturemeye, waduhaye ngo tubemo tuwishimemo. Mwami ushimwe yuko wongeye kutugirira icyizere bingana gutya. Ndasenze cyane rero, sengera abantu bose badukurikiye bari impande n'impande, ngo bahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Twinjiye mu mwanya w'ijambo, ndasenze ngo igitinyiro cyawe kibane natwe. Ijambo ryamanukira gukiza indwara, abarwayi ribakize, ryamanukira guhindura abanyabyaha, abakizwa bakizwe. Ndasenze ngo iri jambo ari nge ugiye kurivuga, ntaba ari nge, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami utegeke kandi uganze, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana iguha umugisha. Tuguhaye ikaze rero mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Yesu abaha umugisha kubw'uyu munsi ndetse no kuri aka kanya. Nk'uko batangiye babivuga, yagiye avuga yuko mwumvishe ko hari indwara zakize, hari abari baboshye barabohoka, hari benshi cyane byari byaracanze, hari abo Imana yanyuzemo birasohora. Rero kuri uyu munsi nongeye kunezerwa cyane kongera gukandagira imbere ya televiziyo Ineza y'Imana TV, ndi muzima mpumeka. Ntabwo byari byoroshye,
abasa natwe barapfuye, abo twiganye, abo twareranywe, ba bandi twasangiraga barapfuye, abandi ubuzima bwabaye bubi, bamwe mwicaranaga ku ntebe imwe muyobora cyangwa se muri abacuruzi, bamwe barahombye, wowe uracyacuruza, abandi barirukanywe mu kazi, wowe uracyakarimo. Uko bisa kose kandi nabo navuga yuko ubuzima bubereye ishoberamahanga bwacanze, namwe mushima Imana yuko muhumeka. Uko bisa kose rero turashima Imana, mbere y'ibindi bintu byose turashima Imana yuko Imana yagize neza. Imana itugirire neza rero. Yesu abaho umugisha, Yesu abagirire neza, akomeze kubambika imbaraga, akomeze kubarwanirira, akomeze kukurengera weho uri kubona ubuzima bwagucanze, wowe uri kubona inzira zakubanye ndende, wowe usenze igihe kinini cyane ubuzima bwaragucanze, wowe ubona ukabona hirya no hino ukabona nta cyerekezo, wowe umaze igihe kinini cyane uri muri ubwo burwayi, Yesu akugenderere, Yesu akugirire neza. Nazanye ijambo rivuga ngo birasohoye, bya bindi Imana yavuganye nawe, bya bindi umaze igihe kinini cyane utegereje. Nazanye ijambo rivuga ngo birasohoye. Yesu akugire neza, Yesu akwishimire. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Ni ijambo turi busange muri Samweli wa mbere ibice 10 ku murongo, turahera ku murongo wa 9, niho turi buze kuza gusoma. Imana iri buze kuza kubana natwe kandi iri buze kuza kuduhana umugisha. Reka dusome twihuse cyane. Samweli wa mbere ibice 10 ku murongo wa 9 haravuga ngo nuko agiturukaho Samweli yari ahagaze, Imana imuha umutima mushya, maze uwo munsi bya bimenyetso byose birasohora. Ni ijambo ndiho rivuga ngo birasohoye. Amen. Ijambo nzanye ni ijambo rivuga ngo birasohoye. Bya bindi utegereje igihe kinini cyane, bya bindi wasengeye mu nzira zigiye zitandukanye, birasohoye kandi bisohoye ku manywa y'ihangu, bisohoye abashakaga ko bidasohora bahari. Haleluya. Aya ni amagambo Imana iduhaye, akaba ari n'amagambo dusanga muri Bibiliya y'uyu mugabo bita Sawuli mwene Kishi. Uyu Sawuli mwene Kishi yari umuhungu wo mu Benyamini. Uyu mu Benyamini ngo yari umusore mwiza. Bibiliya ivuga ngo yari umusore muremure, ngo mu Bisirayeli ngo ntawamurushaga ubwiza. Hari hashize igihe kinini cyane cy'abacamanza n'abatambyi, ubwo bari barabujije amahoro uyu mugabo bita Samweli, bamubwira ngo nabimikire umwami. Imana igiteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Iteza ikibazo mu rugo kwa Kishi, iteza ikibazo indogobe za se Kishi zibura kugira ngo Imana ibone Sawuli. Izi ndogobe mu kubura kwazo, ise ahangayikishwa n'izi ndogobe. Arangije afata umuhungu we aramubwira ngo genda ujye kunshakira indogobe kandi uramenye ntuze utazizanye. Haleluya. Hari igihe uhagaze mu kigeragezo, icyo kigeragezo urimo ariyo nzira y'ubutabazi kugira ngo winjire mu mugambi w'Imana. Imana igitabara umuntu ariko ikamusigira igituma asenga. Imana igitabara abakobwa ikabasigira igituma basenga. Igitabara ababyeyi ikabasigira igituma basenga. Wasanga icyo ngicyo kigutugaritse igihe kinini cyane, aricyo kigiye kukuzanira inzira y'ubutabazi, aricyo kigiye kukuzanira inzira y'ubutsinzi. Wasanga uri gusengera ubukode, uri gusengera inzu, Imana y'ubwayo muri plani yayo wasengeraga kadastere cyangwa se wasengeraga anegisi, ariko mu mugambi w'Imana, Imana ije kuguha inzu igeretse. Haleluya, haleluya, haleluya. Wasanga uri gusengera umugabo, ni igihe kinini cyane twagiye tuza gusenga, tukajya imbere y'Imana tuje gusenga, ukagenda ugiye gusengera ibyo kurya, wayigera imbere ukajya kumva ukumva irengeje ibyo kurya, ikakubwira ngo nkuhaye urugo rw'umugisha. Rimwe na rimwe ibyo dusengera
bitandukanye n'iby'Imana igambiriye kutugirira, bitandukanye n'iby'Imana ituvugaho. Kuko urasengera inzara, Imana iri kukubwira ngo izakugira ukomeye. Urasengera amadeni, Imana iri kukubwira ngo iguhaye amafaranga. Haleluya. Uyu muhungu bita Sawuli ngo arasohoka ajya gushaka indogobe, ngo arenga umudugudu, bigera ku rwego yambuka igihugu cy'iwabo, arambuka ngo azenguruka ibihugu bigera muri 2-3, ngo indogobe arazibura. Agera mu mudugudu umwe, yarageze ahantu yumva ananiwe, acitse intege, imbaraga zishize. Nari ndimo mvuga ngo aho ngaho unaniriwe, aho ngaho ucitse intege, aho ngaho ubona ko bicitse, aho ngaho ubona ko birangiye, aho ngaho niho Imana igiye guseruka, yarangiza igaseruka ikagutabara. Wamvugira ngo amena. Dufite Imana mu ijuru igitabara umuntu ageze final. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Bibiliya iravuga ngo Sawuli agezemo hagati, abwira umugaragu we, aramubwira ngo ahari data ashobora kuba adahangayikiye indogobe, ahubwo akaba ahangayikiye twebwe. Reka dusubireyo tugende. Ariko Mana ndawutosta efo shediza vomenestai. Ayiwe, tugende dusubireyo, kuko ntibikira ahantu indogobe zikibaye ikibazo, ahubwo nitwe tubaye ikibazo. Manishi, birashoboka ko wabaye ikibazo muri sosiyete, wabaye ikibazo mu muryango, wabaye ikibazo muri za nshuti zawe. Ninde biri ku rwego ugeze ahantu uhamagara abantu bagakeka yuko ugiye kubatura ibibazo byawe. Imana ikuruhure, Imana igutabare, Imana ikumara umubabaro, Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Weho ukurikiranye ijambo ry'Imana kuri Ineza y'Imana TV. Nari ndimo mvuga ngo mu ijuru tujya tugira Imana itabara abayo, tujya tugira Imana iruhura abarushye n'abaremerewe, tujya tugira Imana igenderera ubwoko bwayo nta kindi kintu irebyeho. Mu izina rya Yesu Kristo, aho ngaho ucitse intege, aho ngaho unaniriwe, barimo bavuga ngo dusubireyo, umwe uyu mugaragara amubwira ati uyu mudugudu turimo harimo umuhanuzi, harimo bamenya, harimo umugabo uvugana n'Imana, harimo umugabo usengera ibirema bigahaguruka, harimo umugabo ujya uvuga bya bintu abantu bananiwe. Mbonye abantu bahura nanjye ubuzima bwabacanze bugahinduka. Mbonye abantu bahura nanjye bafite indwara zibamaze igihe kinini cyane zigakira. Ibi ngibi ntago ari ukwirara. Aba bantu nzabazana igihe kimwe imbere y'iyi kamera mu barebe. Mbonye abantu bari barushye baremerewe bahura nanjye, data uri muri ngewe warabakiza arababohora. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Aba bagabo baragiye bati uyu mudugudu harimo umuhanuzi, uyu mudugudu harimo bamenya. Twagenda akadusobanurira ikibazo cy'izi ndogobe, twagenda akadusobanurira impamvu ituma tudashaka, twagenda akadusobanurira impamvu ducuruza bikaba byaranze, twagenda akadusobanurira impamvu natwe dusenga ntidutabarwe, twagenda akadusobanurira. Haleluya. Bimwe bigucanze hari ubifitiye igisubizo, bimwe usengeye igihe kinini cyane byaranze, hari ushobora guhindura amateka yabyo, hari ushobora kukuruhura ubuzima bwawe bugahinduka. Ngo baraje bati muri uyu mudugudu koko nimba harimo umuhanuzi birashoboka ko twagenda akamenya ibyacu. Sawuli agira comment aravuga ngo none twajya kuri uwo muntu w'Imana gute nta turo tujyanye? Ayiwe, birashoboka yuko ubuzima bwagucanze kugeza n'ahantu nta n'igiceri cy'ijana ugendana mu mufuka wawe. Humura, Yesu araruhura. Humura, Yesu ajya atabara abarushye n'abaremerewe. Uyu mugaragara avuga ngo hari icyo mfite ngewe, sigaranye ituro. Twagenda tukajya guhura n'uwo muntu w'Imana. Cyaraziraga mu Bisiraheli yuko
abantu bajya kureba umuhanuzi nta kintu bajyanye, nta turo bajyanye. Abantu b'iyi minsi cyane bakabije gusuzugura abahanuzi, ariko impamvu babasuzugura n'aba bahanuzi nabo ubwabo barisuzuguje, n'aba bahanuzi nabo ubwabo bitesheje agaciro. Nari ndimo mvuga ngo haracyariho abahanuzi bazima bavugana n'Imana, haracyariho abahanuzi bazima bakorana n'Imana, haracyariho abahanuzi bazima bagendana n'Imana ibintu bigahinduka. Nari ndimo mvugana n'ubuzima bwawe. Umunsi wahuye n'umuhanuzi ufite ibyawe, ubuzima buzahinduka. Ntuzibeshye yuko Imana izaza ngo ize mu kirere ngo ize igutabare. Imana iza gukoresha abantu, Imana izaca mu muhanuzi, Imana izaca mu bakozi bayo. Iyo ndwara yawe irindiriye abakozi b'Imana basizwe amavuta. Icyo kigeragezo kirindiriye abahanuzi basizwe amavuta. Icyo kibazo maranye imyaka myinshi, izo karande zo mu miryango, hari abantu basigiwe kukuramburaho ibiganza. Muri abo ngabo nanjye ndimo, ukabohoka ugakira mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Bibiliya iravuga ngo bakizamuka ngo bakubitana n'abakobwa bari bamanutse bagiye kuvoma. Barababwira ngo mwaturangira kwa bamenya, mwaturangira ku muhanuzi. Aba bakobwa barababwira ngo nimwihute, ujya gushaka Imana ntago agenda gahoro. Nkwibutsa kandi kantu, mwihute kuko isaha zo kujya gutamba igitambo zageze. Isaha zo kujya ku musozi, zo kujya gutamba igitambo ngo zari zegereje. Babwira ngo nimwihute, ngo murazamuka mukigera mu mudugudu ngo murahita mumubona, murahita muhura n'igitangaza cyane. Imana ishimwe. Hala thirsty for a body for a grave. Tabini for a grave. Aba bakobwa bongera kandi kantu gatoya, baravuga ngo kandi ngo ntibashobora kurya ngo Samweli atari yahagera. Bishatse kuvuga ngo hari abantu badateze kurya tutari twahagera, hari abantu badateze gukora tutari twahagera. Hari ibintu biturindiriye ku buzima bwacu. Wakibaza ngo ni iyihe mpamvu bavuze iri jambo ngo ntabwo bashobora kurya Samweli atari yahagera? Burya nawe urimo. Ntabwo bashobora gutera imbere utari wahagera, ntabwo bashobora guhirwa no kwakira utari wahagera. Uri umwe mu bantu babitse imigisha ya benshi, uri umwe mu bantu bateye amatsiko benshi, uri umwe mu bantu barindiriwe na benshi. Umuryango w'iwanyu ugutezemo icyizere, za nshuti mwiganye zigutezemo icyizere, ba bandi mwareranywe bagutezemo icyizere. Yesu, Imana ishimwe, sosiyete ubamo iyo bakureba bakubonamo nk'umuntu ukomeye. Iwanyu iyo bakurihirira amashuri bagutezemo icyizere ko uzaba umuntu ukomeye. Iyo bakurihirira amashuri baba babona yuko uwo barihirira atazigera apfa. Reka nkubwire, Imana ishimwe yuko hari ibintu biturindiriye, yuko hari ibintu bidutegereje. Ndigisha ijambo ry'Imana nanahanura, ba hafi yawe wakira ibyawe mu izina rya Yesu. Ngo barazamuka bakigera mu mudugudu, barabaza ngo kwa bamenya, ngo Samweli ahita ababwira ngo kwa bamenya mwahageze. Ngo barazamuka ngo bajya ku musozi bajya gutambaho ibitambo. Ngo bakigera ku musozi, akantu gatoya nkunda cyane nuko basanze Samweli, Imana yari yatanze amakuru, Imana yari yamubwiye neza yuko uyu mwami w'Abisiraheli azaba ari Sawuli. Hari igihe kimwe utazi neza icyo Imana igambiriye ku buzima bwawe. Ibaze nawe uri jambo, Sawuli yari arimo yirukana, yari arimo ashakisha indogobe, nyamara siyo mission Imana yari ifite ku buzima bwe. Imana yari ifite mission ku buzima bwe yuko igomba kumuhindura umwami w'Abisiraheli. Wirirwa usenga, urira, utaka, icyo usabwa ntabwo uzi umugambi mwiza Imana ifite ku buzima bwawe. Tuza gatoya, Imana ije kurema igitangaza gitandukanye n'icyo wibwiraga. Leta stafo enema. Bashakaga indogobe, nyamara Imana yaramushakaga ngo imuhindure umwami. Bari bamaze igihe kinini cyane birukanka, byarabacanze. Hari surprise Imana igiye gukora ku buzima bwawe, hari igitangaza Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Imana igiye kugutunguza ikintu utari witeze ku buzima bwawe. Imana igiye kuguhindura umwami w'Abisiraheli. Imana igiye kukugira umukuru w'umuryango. Imana igiye kukwicaza ku ntebe utari witeze. Ejo byashoboka
byashoboka ko waba minisitiri, ejo byashoboka ko waba umucuruzi ukamenyekana, ejo byashoboka ko waba umushoramari, ejo byashoboka yuko waba perezida, ejo byashoboka yuko wagenderera benshi cyane, ba bandi batirimo tastifo desivo benestai. Ise wamutumye indogobe ntabwo yari azi neza yuko Imana igiye kumwimika, ntabwo yari azi neza yuko Imana imufiteho umugambi. Haleluya. Ntabwo yari azi neza yuko Imana igambiriye kumuhindura kuba udasanzwe. Hari abantu bari kugusunikira mu kibazo batazi neza yuko bari kugusunikira mu gisubizo. Hari abantu bari kugusunikira muri ayo magambo batazi neza yuko ariho ugiye kwamamara. Hari abantu bazi neza yuko bari kukuboha, nyamara alataya widi bini foegre shedida bosta fo enema. Bene se wa Yosefu bamufata bamugurisha, ntabwo bari bazi neza yuko bari kumujyana mu mugambi w'Imana, ntabwo bari bazi neza yuko bari kumusunikira mu isezerano. Dufite Imana idakora nk'uko abantu bakora, dufite Imana igitabara abarushye n'abaremerewe, dufite Imana itareba nk'abantu. Hari igihe kinini umaze uzenguruka, yaba ari weho Sawuli, yaba ari weho ndi kuvugana nawe, akira kuruhurwa, akira gutabarwa, akira kumarwa umubabaro. Imana iguhuje n'igitangaza cyawe, Imana iguhuje n'umuhanuzi ufite ibyawe. Hey, leta ya widi bifo enema shedi zala kota enema belesiki fo menestaigre lata za widi bini fo enema hala widi zala kote le mangaza la mone faigre. Ndumva Imana igenderera ubuzima bwawe, ndumva Imana iruhura ubuzima bwawe, ndumva Imana ikora kuri icyo kibazo, ndumva Imana ikora kuri ubwo burwayi, ndumva Imana ikora aho ngaho utatekerezaga. Waricaye uriyakira, wumva yuko ubuzima bwawe ari ubwo ngubwo. Ntago ari cyo cyanzanye, naje kuguhanurira, naje kurenga hirya y'icyo kibazo. Narebye hirya y'icyo kibazo sanga habitse y'umunezero wawe, narebye hirya y'ubwo bugumba sanga hari y'umwana wawe, narebye hirya y'uko kugumirwa sanga hari y'ubukwe bwawe, narebye hirya y'ibyo bihombo sanga hari y'ubucuruzi bufatika bishoboka ko warangura ukanagenda ukajya na za Dubai. Narebye hirya, ntabwo ngewe ndi kukurebera muri icyo kibazo, ntabwo ndi kukurebera muri icyo gisuzuguriro, ndimo ndakubona urundi wundi. Sawuli ahuye na Samweli, ahuye n'umuhanuzi, ahuye n'umutambyi, amubwira ijambo rikomeye cyane. Aramubwira ngo gumana nanjye, burajya gucya, Uwiteka mbwira ibiri mu mutima wawe byose. Amubwira kandi kantu gakomeye cyane, aramubwira ngo ndetse na cya kibazo wari umaze igihe kinini cyane wirukankaho, usengera, uririra, data yamaze kugikemura. Cya kibazo cy'indogobe zaso cyishe cyarangije gukemuka, indogobe zabonetse. Ariko gumana nanjye, burajya gucya Uwiteka amishura ibiri mu mutima wawe. Ngo hari ikintu cyitwa uruhisho. Samweli arababwira ngo munzanire rwa ruhisho. Imana ije kuguha ibyawe ndetse n'ibyabyo. Bazana akaguru k'ihene ndetse n'ibyako. Ntabwo Imana yaguha imodoka udafite perimi, ntabwo Imana yaguha inzu utafite ibizayibamo. Akira guhabwa ibyawe mu izina rya Yesu. Akira akaguru k'ihene ndetse n'ibyako mu izina rya Yesu. Nari ndimo mvuga ngo ntago Imana imanuwe no kuguha umugore uzagusiteresa. Nari ndimo mvuga ngo ntago Imana ije kuguha business ugiye kwicaramo nurangiza ngo ejo uhombe. Ndimo ndahanurira ubuzima bwawe, ije kuguha ibyawe ndetse n'ibyabyo mu izina rya Yesu. Impamvu byagiye byanga nuko wari warabuze iri jambo, impamvu byagiye bigucanga nuko wari warabuze ubu buhanuzi. Akira akaguru k'ihene ndetse n'ibyako, ngo
ararana na Samweli ngo buracya, ngo aramuherekeza, ngo bageze imbere gatoya, ngo yinginga umugaragu wa Sawuli, aramubwira ngo igira imbere gatoya. Yigira imbere, amaze kwigira imbere ngo afata amavuta ngo ayamusukaho, aramubwira ngo Uwiteka iwe akwimikishije amavuta kugira ngo ube umwami w'Abisiraheli. Nari ndimo mvuga ngo ntabwo uzi umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni muremure, ni mugari. Haleluya. Hedeza dostikifo shedibidizivo benema hado bestikifo menesta shedi wibini minister igre. Dufite Imana itabara abarokore, dufite Imana iruhura abarokore. Ndashaka gutegeka icyo kibazo umazemo iminsi, ntabwo ndagitegekera mu izina ry'ubona kuri kamera, ndagitegekera mu bundi bubasha. Hari Yesu uri muri njyewe uje kugukiza ubwo burwayi, hari Yesu uri muri njyewe uje kubohora ubwo buzima bwawe. Ha leta stafo shedi widiza enema benestiki fo enema shedi winimai fo egre. Bahanuzi mwikifata nk'abantu baciriritse, mugiye guhanura. Abakozi b'Imana mwikumva yuko umwuka w'ubukene ubagendereye. Nimba hari abantu tugiye gukira, ni abantu twasenze Imana, ni abantu twavuze Imana, ni abantu twakoreye Imana. Ucunge biriya bihugu bigiye bitandukanye, za Nigeria, mu Bugande, abakozi b'Imana bagiye bakomakomeye, barakomeye, ni abasitari bakomeye. Bamwe batunze indege, abandi barakomeye, abandi barakiza indwara, abandi barasengera amakanseri, abandi barasengera amasida. Mukwiriye kumva ko turi mu rwego rwo hejuru, ntibakadusuzugure. Turi abantu badasanzwe. Ngewe nihereyeho, ndiyumvamo iyindi mbaraga, ndiyumvamo ubundi bubasha, ndiyumvamo ubundi bushobozi. Haleluya. Akira gusukwa amavuta wa mukobwa we, akira gusukwa amavuta wa musore we. Imana ishimwe. Amuha amakuru, aramubwira ngo ugiteruka ahangaha urahura n'ibimenyetso. Aramubwira ngo uragenda ugere ku gituro cya ikimenyetso cya mbere. Imana yaramubwiye ngo uzagenda uhure n'abagabo babiri bahagaze ku gituro cya Rasheli. Imuha ikindi kimenyetso, uzahura n'abagabo batatu bikoreye amarobe y'imitsima. Imuha ikindi kimenyetso aricyo nshaka ngo dutindeho, uzagenda ugere mu rugabano rw'Abafilisitiya ndetse na Isiraheli, uzasanga bahanura, nawe uzaba umuhanuzi. Haleluya. Nawe uzaba umuhanuzi, nawe uzaba umucuruzi, nawe uzaba uwo nguwo. Irukanka ufata uwo mugore uri muri wowe udasanzwe wa mukobwa we, irukanka ufata uwo mucuruzi uri muri wowe udasanzwe wa mugabo we, irukanka ufata uwo nguwo, irukankana inzozi zawe, irukankana uwo nguwo uri muri wowe. Muri wowe harimo udatsindwa, muri wowe harimo udacika intege, muri wowe harimo umunyembaraga, muri wowe harimo udasanzwe, harimo ushobora kugira inganda, muri wowe harimo udasanzwe. Nari ndimo mvuga ngo uwo nguwo w'umunyantege nkeya mujugunye, mwirukane ku buzima bwawe. Wumve yuko ugiye kuba umwami, wumve yuko ugiye kuyobora, wumve yuko ugiye gutegeka, wumve yuko ugiye kuba udasanzwe mu izina rya Yesu. Ngo baragenda. Ijambo twasomye ni ijambo ridasanzwe hano muri Samweli wa mbere ibice 10 ku murongo wa 9. Haravuga ngo nuko agituruka aho ngaho Samweli yarari ahagaze, Imana imuha umutima mushya. Akira umutima mushya, akira umutima mushya mu izina rya Yesu. Ngo uwo munsi ngo bya bimenyetso byose birasohora. Naje kukubwira ko bisohoye. Nitaye aho bagushyize, nitaye aho baguhambiriye. Hari abambutse amazi baragenda barakuzirika, baravuga ngo ntabwo uzashyingirwa. Ayiwe birasohoye, ubukwe burabaye. Hari abambutse amazi. Ndashimira abantu babi baje mu buzima bwanjye, ndanabasuhukijeho muri Imana ibaha umugisha, kuko mwampaye umurongo, mwatumye mba umunyembaraga. Icyama nawe ukababwira gutyo, bakuzaniye isomo, batumye ubudasanzwe. Imana ishimwe. Hari abari bazi yuko tuzapfa turindagira, baramwaye ntabyo babonye. Hari abari bazi neza yuko biducanze, hari abari bazi neza ko tuzapfa tubasabiriza, hari abari
bazi neza ko tuzaba abagaragu babo, tukazabaho nk'imbata zabo tubakorera. Ntabyo babonye. Akira kwikorera mu izina rya Yesu, akira gutera imbere mu izina rya Yesu, akira itsinzi mu izina rya Yesu, akira kuba udasanzwe mu izina rya Yesu. Ndahanurira igihugu cy'u Rwanda ko kigiye gukira, ndahanurira igihugu cy'u Rwanda ko kigiye gutera imbere. Ubuhanuzi mfite ntabwo ari ubwa shikarete, ntabwo ari ubuhanuzi bwa bombo. Ndahanurira isi, ndahanurira isi ko igiye kugubwa neza. Ayiwe, Yesaya aravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Hari ubuzima bugiye guhinduka, hari ubuzima bugiye kwaguka. Ntabwo nzi abantu bakubwira ibyago aho babikuye. Ngewe ndabona itsinzi ku buzima bwawe, ngewe ndabona iterambere ku buzima bwawe, ngewe ndabona iyi ni kotastifo enema. Ngo aragenda ngo bya bimenyetso byose birasohora. Ahantu tugiye gusengera ngo aragenda ngo hagati y'urugabano rwa Isirayeli n'urw'Abafilisitiya. Igitangaza cya mbere, akira guhanurira mu banzi. Ikindi gitangaza cya kabiri, akira gutera imbere mu maso y'utabishaka. Igitangaza cya gatatu, akira guhirwa mu maso y'abakwima amahirwe. Igitangaza cya kane, akira gukorera ubukwe muri uriya wakuzinze abireba. Leta tifo enema. Ijambo ry'ubutabazi, ijambo nkuzaniye ni ijambo rivuga ngo Sawuli aragenda ngo agera mu mutwe w'abahanuzi, asanga abahanura. Hayiwe, ngo nawe arangije ngo ahanurana nabo, ngo abantu babibonye ngo baratangara, birabacanga, birabayobera. Umva akantu gasekeje cyane. Baravuga ngo nimurebe Sawuli mwene Kishi, mbese nawe yaba umuhanuzi, mbese nawe yarakota stifo enema. Nagira ngo nkubwire ngo ntawe bitabera, nawe byakubera. Bya bindi ujya ubona ukabishyigikira ku bandi, uretse kubibaha nawe byakubera. Bizane nawe ubyiyatureho mu izina rya Yesu. Mbese nawe yacuruza, mbese nawe yakiga akarangiza. Ntago bigeze bakubonamo icyiza n'umunsi n'umwe, nta n'umunsi n'umwe bazigera bakubonamo icyiza. Ngewe naje guhanurira ubwo buzima bwawe, naje guhanurira iyo mibereho yawe. Yesu akugendereye mu buryo bufatika, Yesu akugendereye mu buryo budasanzwe, Yesu akugendereye mu buryo buri surprise, akugendereye mu buryo bugiye gutungura benshi cyane. Ikintu abantu batakubonagamo n'ikimana ijya imanuka ikakubonamo. Ninde wari uzi neza yuko Dawidi yaba umwami w'Abisiraheli? Nyemerera dusengane Imana. Hari ibintu umazemo igihe kinini cyane birasohoye, ngo uwo munsi ngo bya bimenyetso byose birasohora, bigiye gusohora. Dusengane Imana. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga, Imana itabara abarushye n'abaremerewe. Ndakumva mu birere bine Mwana, umanuka utabara. Taya bone fo egre shedizi fo edibinista. Ndasengera umuntu wese wizeye iri jambo. Umukobwa bisohore, umusore bisohore, umubyeyi, umugabo, aho bari hose bisohore. Ndi imbere y'iyi kamera ndategeka indwara zikomeye, ndategeka sida ngo ikire ku muntu wese wizereye muri iri jambo. Ndategeka kanseri ngo ikire ku muntu wese wizerere muri iri jambo. Ndategeka indwara ya diyabete ngo ikire ku muntu wese wizerere muri iri jambo. Ndategeka indwara ya hypertension ikire ku muntu wese wizereye muri iri jambo. Ndategeka indwara z'abadayimoni, indwara z'abarozi, indwara z'uburyo bugiye butandukanye zihagaze mu bwoko bw'Imana. Ndatwika, ndaca intege, ndananiza imbaraga y'umwijima yose iboshye ubwoko bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amaraso ya Yesu Kristo wa Nazareti niyo nohereje kuri buri muntu wese. Ndabohora ubuzima bwa buri umwe wese
ababoshye, abarushye, abaremerewe bakire imbaraga, bakire gukira, bakire kubohoka. Ndasengera abashomeri, ndasengera buri umwe wese wizereye muri iri jambo. Ndatura akazi abamaze igihe kinini cyane bageragezwa, bari mu buzima bubacanze, bubayobeye. Ndasenze Mwana, reka ukora igishya, reka ukora igitangaza. Izi ngo mbona ziri guterwa n'imyuka y'amadivoruse, ndazatura kubakika nifo perestika enema. Abagabo Satani yaboheye mu burayi, ndabavanayo. Ababyeyi Satani yaboheye mu busambanyi, ndabavanayo. Ndasenze ngo zongere zubakike. Imbaraga z'abarozi ndazikubita hasi, imyuka y'abapfumu ndayikubita hasi. Ndarekura umuriro, ndarekura imbaraga, ndarekura igitinyiro. Ndatura kubohoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze kuri Imana ikoze kuri buri kibazo, urakoze kuri Imana ikoze kuri buri burwayi. Ndagushimye Mwana yuko ari weho wumvishe gusenga, tubisabye twize mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Yesu abaho umugisha kubwo gukurikirana ijambo ry'Imana. Ndabakunda kandi ndanabayishimiye cyane. Yesu abaho umugisha kudukurikirana, kandi tukaba tubasaba kandi kantu gatoya mwakora, gukana subscribe hepfo aho ngaho, ugakora share, comment, byose birashoboka. Ariko cyane cyane ndakomeza gushimira abantu badukurikirana ku manywa na nijoro, babandi bari hafi, abaterankunga, inshuti zanjye, mwese muhabwe umugisha. Murakoze cyane. Yesu abagire neza. Amen, 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 amen. Imana iguha umugisha, Imana iha umugisha abakunzi ba televiziyo yacu, abantu badasiba kudukurikirana, ndetse n'abantu bamaze gukora subscribe. Ariko nawe niba utarayikora biracyashoboka, kandaho aho hasi handitse umutuku, ukandeho ukore subscribe. Ijambo ry'Imana urisangiza abandi kugira ngo nabo ribagwe neza. Imana ibaha umugisha, kandi ababikora babikunze bazagororerwa. amen, amen, amen.